ntago ushobora kuntereta ngo nurangize uterete n'umwana wawe. Ariko nk'ibyo business ari umwana wawe. Ariko reka twumvikane. Ibyo bintu ndimo kubivuga ushingira kuki? Uzi ko ntabonye. Utubona mu muhanda. Umuterura. Ntago nababonye. Nose gufata umwana wawe kuko mwishimiye ngamuterura icyo cyo cyatuma ngo Gambo bari rumi Varisia. Wamaita. Mwana baye. Sister. Yari bigenze gute yarakwitwaye. Hano hano ariko abantu bose barahazi ko haba bajura we gute uhicaye. Ikanyi fate ntabwo bongera kugitwara. None se ubundi ko wicaye gutya hano hasa gutya byakugendekeye gute? N'amavarize. Hey. Bisoke wambwira. Niba ari no bufasha ukeneye nkagufasha ko none ningusiga hano niyo telefone barayitwara. Kanibike hano nta kibazo kandi Imana igomudisha kungabira ivarisi. Hey. Wambwira niba ari ubufasha ukeneye nkagufasha sibyo? Nibyambaye wasinzi ko ari undi muntu byari byaba. Mumaze ko byagenze bite uko umagaye nkagira ninzihiye. We nazina ngo byagenze bite umva narindi bize umamagaye nzi gitaraganya bitewe no kuntu umamagaye kubagaho. Ko byagenze bite? Ndabona wanihebye. Bisa nkaho inzu yawe yanahiye. Gute se? Umva Zella yananiye. Zella ngeze ahangaha. Zella amaze imisi atararangaha. Noneho uyu munsi nasanze hagaranye nawe mugabo ntita. Izina rya Yesu. Ngo Kamege ari nzi. Sheri wawe uri kugupropose ngo mubane. Ariko mana abagabo babaye bate koko. Ubwo naje ngeze ahangaha n'umujinya nawe urarongora umwana na nyina. Kamegeri. Usibyo nibyo nakubwiye byose. Gahunda dufitanye na Kamegeri zose narazikubwiye ko zakabaye. Sanze bahagaranye mu muhanda. Ko wabona ari bisanzwe. Kumutero ari kumusoma. No. Ntabwo byo byumvikana. Kamegeri na Zella. Ariko abagabo babaye bate koko. Wumve ngo byancanze. Nageze hano n'agahinda ukuntu maze imisi ishwana na Zella. Bikubitira kumusanga ari kumwe na Kamegeri namwirukanye Zella yagiye. Oh yaseka nese none arajya he. Konzi ko muri impfubyi n'ababyeyi. After noneho Kamegeri yisobanura kugira ngo iki. Burana amahirwe ugize uyu ari wenyine ubundi bagenda aragakunda ari nk'abantu 10. Iyi karitsiye yose barabazi ko nta muntu ugihagarara hano hano rwatinde. Nyine hari umuntu twari turi kumwe. Tugeze hano ahita ambwira ngo ngagiye mu nama ngo nimukenera ngo nze kumuhamagara nanjye kumuhamagara nimero nticemo kandi niwe wonyine mfite wo kujya. Nese ubundi byari byakugendekeye gute mu busanzwe? Uwo muntu mwari musanzwe mufitanye gahunda? None ntabwo ari gufata phone? Byagari kumwitaba. Kandi no mu rugo banyirukanye. Nimero yiri kuba kompoze kandi yari yambwiye ko ari kunyitaba. Okay, none se je ntuye hano rugo gatoya. Waretse basenga ukaba uri mu rugo. It's okay, ntago mba muri ghetto mbambana na mama. Ubu urumva namuvugisha ko atanampamagara ngo bimuvugane nawe.
no we kamudawe sinshaka no kumubona mu maso yanjye sinshobora Sofia ibaze umwana na nyina gutereta umwana na nyina cyari mba ngubwire abura abagabo bari mu makosa wamutega amatwi ukamwumva wenda nije wenda yaba yagize irari ashobora guhinduka oya ntabwo nshobora aho rara karamwisha madutse ukazana ko mbabona kari hejuru ni mu bicu umutega amatwi umwumve amubaze icyo bimuteye ushobora kumwumva ntabwo nabishobora pe nyine wenda fata time y'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 hanyuma uzamuhamagare muganire mu biganireho ushobora kuzakubwira impamvu njye mvugana na Kamegeri hejuru ibyo nabonye wafashe umwanzuro wo kumureka none ko abagabo barimwe mu makosa uzabona hehe umugabo uzabona w'inama niko bameze maze ndabona wihebye uri mu gahinda nari ntaye akazi mfite stress nyinshi ariko nkurikije ukuntu nkubona shawongeye kuba nka kera wihebye amaganya ntaho ngiye pe none ndahari ku bwawe reka mukanya ahubwo tujye kuri hano hepfo ndebe ko nakugurira akantu ndebe gusubira muri moto ntabwo byoroshye ndabyumva Sophie ntabwo byoroshye pe urabizi urukundo ruravuna urabona ureba imyaka nari maze uriya mugabo numvaga naramaze kumwiyumvamo wese nta wundi mugabo navuga abazimu bamuteye na karande none mwiza uriya mugabo ko nabonaga ari umugabo wiyubashye ikarande ziwabo se wari usanzwe umuzi wazirangiza nabyo nari muzi wa pe basi nabikora akabikora ku bandi kuko umwana wanjye kuko ni amabara umwana wanjye ni amahano n'ukuri oya ntabwo nshaka kukuvuna ntacyo ndaguma hano ndakomeza ngerageze telefone mubwire sibyo iyi wiraza gucamo reka nyibike iyi nta kintu iri bube uzi impamvu ntagusiga ku muhanda gutya se hari igihe kigeze kugira mama wanjye nawe ahura n'ikibazo nk'icyo nacyo ariko we ntabwo yigeze agira amahirwe yo kubona umuntu umufasha so that's why ngiye nshaka kugufasha nibura mbigukorera kuko ndabizi neza ko anytime ndi buve hano wabona n'ubwo barimo kugucunga noneho ntacereka nimuke njye gushaka ahandi hantu mba nicaye ngwino uba uri mu rugo n'ubundi ni hafi anytime uwo muntu naguhamagara araza n'ubundi arakubona sibyo please njye ntabwo nkeneye kugirira nabi humura sibyo come on ngwino ngufashe it's okay wintinya nta kintu ndi gukora wowe jewe iki ujana gukora iki ujana gukora iki sanzwe ntahaza ntabwo ndigushaka hano kubera iki sinyigushaka hano habe na gatoya gusa wamubikira uvuye kuri njye ujya kuri 0 umwana wanjye nabyaye ariko ni untere tuterete n'umwana wanjye uri umugabo nyabaki gusa wagiye gaki uri kwihuta mu wayobye genda gake tuganire ndabura nsuruze ariko madamu aho gusubiza umushyitsi uramwuka inabi idafite n'impamvu singushaka mu rugo rwanjye akwivuga gutyo ubona hari ikindi kintu nakura ahangaha uretse kugukunda gusa kinzana ahangaha hari ikindi kintu mba nkurikiye uretse wowe nta rukundo rwanjye ukeneye ntabwo ushobora kuntereta ngo nurangize uterete n'umwana wawe ariko nk'ibyo business ko ari umwana wanjye ariko reka twumvikane ibyo bintu ndimo kubivuga ushingira kuki uzi ko ntababonye utubona mu muhanda umuterura ntabwo nababonye
Nose gufata umwana wawe kuko mwishimiye nkamuterura icyo cyo cyatuma ngo Mwishimiye. Eric, yes patron. Ni karibu. Sope wewe. Boss wajes. Mama arimo? Nagiye. Kombe. Oye sino. Kuki? Umukuye muguye mu ferege. Hemuko. Akweri. Bite byawe? Ni byiza. Nese ibyo bibazo umbaza ni bwoko ki? Ese ko narenze ko ubwo mutanga kubivanga nawe. Navuye iwacu nzi kandi uzajya uragira ibyo byahano ndume. None tugiye kuba babiri. Hemuko uruwaye. None ushaka iki? Eri. Wambabariye ukumva ibyo ndimo kukubaza mama ari he? Ariko naje ndi kukubaza gramenya ngo mukuye uruwaye rata. Ibiki? Eri Nese n'umugore nzagukubiturushyi. Nzagukubiturushyi. Oya ko nje ndi kukubaza gramenya ukuntu turabana murenzi. Ubana nande se ninde ugiye kubana nawe? Arahukanye. Indese. Oyo. Nese ngibona zaye ni kapu. Okay, ubundi ufite ikihe kibazo? Afite akapu keza. Bebe. Hemuko, uvuye kuwe mugabo. Erega sinzi impamvu urimo gutekereza ibintu byinshi. Giye ntabwo rwose uriya mwana ntacyo dupanga. Umva nkubwire kamegeri. Nimba ari na Zella waruje kureba. Namwiruka cyangwa kiraha ngaha. Mve imbere. Wamwirukanye. Ariko sibiri tuganire. Ushobora kundekera ugiye. Kabiri kangaho umfungira. Ndekera ugiye. Ko naza kugafungura witonze ukangiza. Umva ariko waje tukavuga. Ariko urashaka iki? Urashakira iki mu rugo rwanjye? Kinzanye hano ni wowe. Reka ntago ari je nimba ari Zella nakubwiye ngo namwirukanye jya kumushaka wagiye komanganira. Ariko mva matacisha make tuvugane. Sibyo? Niba wanamwirukanye. Ni wanamwirukanye ufite impamvu wamwirukanye. Ariko buri uzi ko kubanza hangari urumva nkurikiye. Ubu yengagije ibyiza nagukoreye n'ukuntu agiye ngufata neza n'ukuntu nakubaye hafi mu bibazo byose wari ufite. Ubu none utangiye kumeza inyuma y'urugi. Cyangwa wabonye undi mugabo wo kunsimbura umbwiza ukuri utitwaje Zella. Niba nahari rwose ndaberereka muhe cyuho aze yidagadure. Gusa ibyo kumbwira ko yirukanye Zella byo nari nabimenye. Ni nacyo narinjeje kukubaza. Nabimenye ko Zella wamubwiye ariko wamuhoye ubusa. Zella wamuhoye ubusa. Zella n'umwana wawe ukunda ni fura yawe. Ibaza umwirukanye kuri agahura n'imbwa zikamurya ibiganza zikamurya ibirenge. Akokubazi ubu nukunga nuko n'imyaka yawe ukwiye gutereta umwana ungana kuri. Ariko imyaka ni itereta. Genda ariko Eric mva hejuru genda. Ndakindaza nda tutacyumva. Ibyo ngutumye se byo wabizanye. Genda uzane ibyo ngutumye. Ko nawe yahukanye vu. Wahukanye tarabye. Genda. Ana yagasana akwiri ushaka uzasaza umuntu. Ubusaze uzabashaza kabiri. Ihangane nyine niko tumutunze. Ubundi warasaza urukuzi nabahukanye. Muri frigo ndakindu kirimo mu amazi. Eri, noneho byihorere. Ihangane nyine niko tumutunzemo umukozi wa hano. Ikibazo ahubwo mbabariye kuba ndi gutuma bababwira amagambo menshi kubera iki. Ariko nanyitaba ndahita ngenda nuko binugira ikibazo. Ahubwo we ntugire ikibazo kuko hano ngiye nta kibazo ntwaye. Mama ni umuntu ukunda abantu ntabwo namubwira ko nawe kubonye ufite ibibazo ngo abure kumva ko nagufashije. Ubuse we ntabwo ari bumbaza ibintu byinshi n'ibyo umuhungu wanyu mbashije. Mama we ni umuntu mukuru n'umuntu understandinga as long as yumva ko ufite ikibazo ntabwo yakoma kugufasha. Sibyo? Phone yawe sirimo umuriro? Uriya muntu mwari mufite gahunda ni time igihe yakwitabira nta kibazo duturiye umuhanda n'ubundi nta mayobera ahari. Sibyo? Uri wumve kuri mu rugo nyine ntugire ubwoba. Kandi gumugisha. Okay. Sorry. We. Uri ku muhanda se? Ntabwo wari wambwiye nawe ugiye kuza ariko.
ndi mu rugo nibwo nkihagera. Okay. Ntacyo reka nze murebe ntacyo. Oya ho muraparika aho ngaho ntiwirirwe ujya kure. Bo, by the way, nta nubwo wigeze umbwira izina ryawe. Njye nitwa Dave. Hano ni mu rugo mbana na mama, uriya umukozi wacu tubamo hano turi batatu gusa. Nanjye nitwa Zella. Zella. Okay. Bo Zella, ngiye kujya ku muhanda kureba umuntu ho gatoya aratuvuye n'ubundi ndatangaruka hano. Sibyo? Ndaje wenda na mama nawe araba yaje musobanurira uko bimeze cyanze bikunze ntabwo ari bwangu gufasha. Sibyo? Ndaje. Mami bumugisha. Ya ntugire ikibazo. Ndaje ntabwo ngahora nimba yakubwiye ko namwirukanye genda umufashe mwibanire. Nibyo mama. None ibambwire. Njewe erega na Zella kwanza nanamukunda kuko Zella n'umwana mwiza wareze neza wahikinyopfu. Genda mbabarira kamegeri ndakwiyamye mbabarira. Mvira mu rugo. Ariko iyi ni gereza uri mu rugo uri muri fungirana. Inzu yanjye ni yawe ndi gufunga. Inzu ni yanjye nishyurira inzu kari wanyu. Ibuka iyo nabaga nje tutuje ku Bruce Manda. Ariko bamubwira kandi sonke kunda Zella. Oya namubwiye ngo nanamukunda ariko simukunda. None se basi niwe kuko ishingaza kuko anamazerega n'igihe atanarara hano. Oya kuba amaze igihe atabanje ibyo ntabyo kumwe cyangwa nabandi. Nase nabibwirwa n'iki? Njewe naba nkunda Zella nkabanje hano gukora iki? Gusa nanje kubwira ngo niba wafashe icyemezo cyo kumurukana mu rugo wagize nabi nk'umubyeyi. Subiza agati impembero umwana wawe musubize mu rugo. Zella ntacyo gutwaye. Shaka kumbwira ko ntacyo upanga na Zella. Ntacyo rwose. Ntacyo pe. Basi Zella twapanga iki? Twapanga iki ngusize mugore mwiza? Isura yawe ihogoza ryanye. Zella twapanga iki? Basi Zella twajyana mu muhanda abantu bakabona ndi kujyana n'umuntu. Kariya kantu kangana gutya. Ariko riyo sha. Ntiri kumwe. Urabona ukuntu tuberanye? Nagaro buryaje kunshyiraho. Nta buryaje. Kandi urabizi yakwemereye ibintu byinshi. Aka niko kanya ko kubishyira mu bikorwa. Makanya nkwereke ko ndi umugabo ufatika. Ugukunda uguhoza ku mutima. Acana na Zella. Zella siniki. Makaribu. Sibyo? Nizere ko nazongera kubona kumwe na Zella. Ntabyo uzabona. Sezerano. Kandi bigusezeranije. Fata hano. Sheri. Urabona utazananuka ugashiramo nk'ibi bitoni kuba wirundamo. N'ubundi abakobwa babyibushye ntabwo bakigizwe. Ni ukuri. Yabaze mbyibushye ukanyanga. Oya Sheri. Ntabwo nshobora kukwanga kuko ntabwo nagukundiye kuba ubyibushye cyangwa nanutse. Sure. Ya, nakunze wowe ukomeza uko ariko kose. Ibaze mbyibushye nkarenga. Wabyibuha umubiri wose se? It's okay nta kibazo. Ibyo ntabwo ari impuzi. Ibyo ushaka? Ahubwo se sho wakizaga agakomande? Nayishyirishije. That's why I love you. Ako ntabwo nyikubwira ushaka kugutungura. Ukuri. Ngetse ko nubwo yabimbwa nayirya kubizi. Pfa ko ari inyama ihiye gusa. Urabizi nawe ntabwo yimbwa. Ibyo ukunda ari genda bizi. Nase sho. Kundeba gutya mfite ikibazo. Ufite ikibazo? Thank you. Ariko ndagukunda. Ariko nanjye urabizi ko nkukunda. Yego. I know. So, hagati aho ngaho rero mfite akabazo kambereye ingoto cyane pe. Kandi nzi ko ufite ubushobozi bwo kukankemurira. Ikibazo se kigize nyuma ya saa sita ko mu gitondo twavuganye n'ubibwire.
ko bite ni byiza. urinde ninde wakuzanye hano mawe ujura n'umugore wa Dave. Umugore wa Dave yazanye n'ibikapu ahubwo n'imyenda byose byaje. umva mukobwa kuri umugore mwana Karame. biteze Ni byiza. kuko se nibyo se mawe. Dave Uwo ni umugore wa Dave. ese wanjije Dave abikubwira mbere yuko abimbwira oya ndawe yabimbwira ariko nabibonye yazanye n'imyenda. Okay, nanze kubikubwira nyine bikiri mu gitondo tutavuga yuko naguteye umwaka ariko Gusigaye umwishaza narakaye. ako se sheri no ibyo se byaje ryane Narakaye. Usigaye wivumbura nk'abantu ashobora Kandi usigaye ugira ibibazo ukabyiherera. nese si cyo kitumye twicara hano ngiye kubikubwira Ndambwira. kandi iyo ngeso yo kwivumbura si nziza. Ntabwo bizogera. Okay. Shuma. Nyine nari mfite ikibazo kinkomereye gikeneye nk'ibihumbi 200. Urayakora ari menshi. Shiri, desa miliyoni ntabwo ari menshi kuri wowe. Sure. Yeah, of course. Kuko na miliyoni nzi ko nyikeneye ntayikuburana sibyo? Bivuze ngo wizerera muri iki? Of course. Ubundi habaye hatabayeho Imana. Naba nsenga wowe. Okay. Rero shu nimba bishoboka bankemura ku kabazo kandi nzi yuko urihoza kwishima after. Okay? Okay. Ejo aka kanya nayafite ariko ejo ndayagoha. Kuri akazi. Shuri ndabizi yuko yafite urimo aranyuma bishaka. Okay. Baby, kuba nyafite wanda yafite ariko ayafite kano kanya ari ikintu ngiye kuyakoresha. Reka nzayaguha ejo. Bivuze ngo Baby, no. Ndebwa mu gitondo basi. Sibyo? promise. I promise. Okay, nta kibazo. I love you, baby. Wow. I love you too. Thank you. Kandi ntukagire ibibazo mu byihererane. Narari ku bwawe. Yeah. Sibyo? Yeah, cheers. Nese babwaga ngo naratwita shano no kwera muteye. Chikanga, bana ngamponga. Bana ke ngamponga. Bara twitwa. Nitwa Zera. Zero. Oya, Zera. Uyu mukobwa twari mama. Zera. Babuze. Okay. Numvaga bari kuvugana kuri telefone. Bana buduha mu matwi. Ni mugore we. Ari kubeshya. Eric? Rauta yawo. Eric. Perez. Uhamagaye kangahe? Kabiri. Mve mbere. Nakumva inyuma. Genda mu mirimo yawe. Mvarata. Niwe se kumva ufite ikibazo mwana wa. Wigira ikibazo humura. Hano ni mu rugo. Nanjye ndi mama Dave. Yambwiye ko n'ubundi hari umuntu uri buze. Ako ntabwo ninjye twahuriye mu nzira. Ese kugiye kurira? Nta kibazo. Ahuriye mu nzira. Uyu munsi? Ego. Ese wabaye umugore w'uyu munsi? Cyangwa yakufashe ku ngufu? Ntabwo ndi umugore we. Ntabwo umwana wanjye ibyo bintu yakora. Deva aritonda ntabwo yakora iryo kosa. Muraho uyu munsi mwaho uyu mu ego Bikira Mariya nyine impuhwe nyina wa Yesu. Wa mwana we uri kurira? Oya. Deva uyu mwana w'abandi. Iwanyu ni hese? Nyine ukuntu ibintu bimeze. Ku buryo uri kurira? Deva. Deva. Wicara aho mbere bitegeye. Icara aho ngaho. Icara hariya. Habaye iki?